Munyemerere tuzamurire Yesu ibiganza twese n'abari hejuru. Ibi biganza nibyo Umwami Yesu turamushimiye cyane. Nishimiye gushima Imana mbere yuko turirimba kandi Bishop agihari. Ijoro ry'ubusabane riheruka nari ingaragu. None ubu Yesu yaranyubakiye. Shimye Imana cyane kandi nishimiye kubashimira mwese abera b'Imana bari hano n'abashumba cyane cyane Bishop umuryango we na Revera Kado. Mwaduteye iteka, muradukunda natwe turabakunda. Twabonye presence yanyu mu birori byacu biratunezeza. Namwe mwese muri hano reka mvuge ngo Umwami Yesu abaha umugisha. Imana ibagirire neza cyane. Niryo shimwe nari mfite ryari riri ku mutima. Hallelujah. Ubwo waterwa n'amakuba menshi bazaka gutera kwiheba cyane wibuka imigisha yose wahawe izo yakoze biragutangaza ubwo waterwa n'amakuba menshi bazaka gutera kwiheba cyane wibuke imigisha yose wahawe izo yakoze biragutangaza wibuke imigisha n'amaganya umusa nabura kurembe wibuka
rabura kurembereye wibuke imigisha yose wahawe uhora uririmba uko buke nubona abandi bafite ubutunzi wibuka ko Yesu yasezeranye wibuka imigisha yose utagura ingororano yawe iri mu ijuru nubona abandi bafite ubutunzi wibuka ko Yesu yasezeranye wibuka imigisha yose utagura ingororano yawe iri mu ijuru wibuka imigisha wahawe wibuka imigisha Imana iguha Yesu imigisha Isa yakoze biraduta haleluya 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 umuririmbyi wa Murakofu yaravuze ngo nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho karama hizo nilizipata kwa kufa kwake Yesu nafurahia baraka zote za